kandi kurabura ko biri na seriye ntonge kwijambo urenze urirenze mfite nkuturitsa wimyoje nde oya mumba wari ewe ndagasa Pira nkange nabivugiraga iki sohoka njye gufata bagage imbere amabuzura ndenganyije pe none bwo kora neza igihumbi kwijana reka ngiye kujya saa tanu maze kurikina z'ijoro bikutinze oya ushyira ibiti byawe uri kora ibintu ukoze uhirwa umwana wanjye aboneke nataboneka nukuri ko Imana barangira amageragere ndakurahiye gihe bwanyu mama Naomi nataboneka ndajya amageragere baramfunga amahoro y'Imana bane nawe aho uhereye hose uri mu mujyi wa Kigali mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'iburengerazuba ndetse namwe mutwumvira hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu Burayi hose turabasuhuje no ku mugabane wa Aziya mwese turabakunda bitewe nuko mwabanye natwe mu bihe bitandukanye cyane mwagiye mubana natwe mutwireka uko mwatwiritse kose turabishimira kubera yuko mwatanze umusanzu ukomeye cyane kugura ikibanza kuri iyi channel yacu gukora subscribe kuko niko kugura uwo mwanya uri VIP kugira ngo ujye ubasha kumenya utwuntu twose tuba dukoze n'ibintu tuvuzeho kugira ngo tugwe ku makuru tujya hanahane nk'ibisanzwe ni muze ku ngoma n'gasage genda wangwa na hose twigaruke mu kiganiro cyacu my testimony cyangwa ubuhamya bwanjye ibyo nibyo tugiye kuba tuvugaho ibintu byamaze kugera ahantu heza cyane abanyamutima bari kugaragara intwari zirabonetse ndetse n'ibigwari birabonetse abo kugaya abo gushima nabo bakaba barabonetse no kuvuga ngo rero ubu ngubu icyo tugiye kuba dukora cyangwa tuvugaho na urukundo rw'umukobwa bita Naomi n'umusore umukunda cyane rwakomeje guhana ibiganza no gukomeza gutera intambwe cyane hahandi abandi bacitse intege hahandi abandi banze hahandi bumvaga umuntu ari wo kutabwa umukunzi we yamaze kubona yuko ari zahabu yiwe yari yarabuze igiciro gikomeye cyane kandi agomba gufata neza reka mbabwire umuntu umwe ngo yari ari kugenda arebye mu murima wa mugenzi wiwe ngahabonamo zahabu arangije yora ibyatsi cyangwa arandura ibyatsi agenda arazitwikira ajya guteza ibintu bye byose maze agura wa murima urimo zahabu uko niko umukristo ubundi yakagombye kuba ameze gufata ubwami bw'Imana nka zahabu niyo mpamvu uyu musore yirengagije ko umukunzi we bamuteye inda bataryamanye kandi yaririnze kumubwira ngo babikore maze ahita amubona mu bupfura amusaba ko akomeza gukundana mu gihe Naomi yari afite ubwoba yuko abana b'abahungu bose ari abana babi gashobora kuba yamufata ku ngufu cyangwa akaba yamukoresha imirimo cyangwa imibonano mpuzabitsina ku gahato arangira amubwira ati ndakwinginze naje kugusaba icumbi kubera ko nabuze aho ndara ariko umusore aramubwira ati ndi wundi wawe wundi wagukundaga umwe wabonaga ibibazo bije akakuba hafi ntabwo ngomba kukuba kure ahubwo ngomba kukuba hafi bitewe nuko njyewe ngikukunda cyane urukundo ngufitiye ruracyari rwa rundi ndacyagushaka nk'umukunzi wanjye mba hafi nanjye nkube hafi kugira ngo dufatanye mu bibazo byose waba urimo ntabwo nzigira ngo utererana mwibuke umunsi yari yaragiye iwabo yahuye na mama wiwe maze nyina amusaba ko agomba kuva mu buzima bwabo akajya kure nibwo yahuye na Pirate amuha amagambo y'uko umukobwa atwite ariko ntiyigeze amwanga ntiyigeze ababara cyane kuko umukunzi we ahubwo ari gushima Imana y'uko umukunzi we yamaze kuba yahagera ubundi urukundo nyakuri urukundo rw'Imana cyangwa urukundo rw'Imana ni urukundo rubabarira umuntu wakoze ibyaha byinshi cyane cyangwa bibi cyane maze rukongera rukamwegereza Imana bandu benshi cyane muri iki minsi iyo umuntu agize ikibazo bahita bamurimiraho uburimiro cyangwa bakamuha akato kubera yuko baba bavuga yuko ntawo kwizerwa ari ariko abantu babaza baracyariho kandi umuntu umwe ntagatume ibintu byose biba nabi reka mbabwira aka kantu
niba ufite inshuti yawe ntabwo ari ngombwa ko nimurakaranya urajya wibagirwa ibyiza byose mwakozanye cyangwa icyo yakugiriyeho neza. Jya ufata ibibi byose bibaye wibuke ikintu kimwe cyonyine yaba yarakukoreyeho cyiza cyangwa yarakubwiye cyiza, maze ugire agaciro kurenza guha agaciro ibyo bibi agukoreye, maze mukomeze mubane mu mahoro, kubera yuko urukundo Bibiliya idusaba gukundana nk'abana b'Imana, kandi Bibiliya ivuga yuko nta kindi kintu cyose kiruta urukundo. Yesu avuze ngo niyo twagira indimi nk'iz'abamarayika tukabasha kubwira umusozi ngo egerayo, tukabasha kubwira ikintu cyose tukakibwira ati hunga, tukabasha kuba twabwira umusozi ngo shonga ube ikibaya cyangwa ahamanuka haragera hatambika. Ushobora kuba ufite ikintu umuntu tukakibwira ati bazahabu cyangwa b'amafaranga, wakora ibitangaza bitandukanye, wakiza abarwayi, wahanura mu ndimi zitandukanye, wakora ibitangaza birenze ibyo Yesu yakoze, ariko nta rukundo, ibyo ngibyo nta kintu biba bimaze. Nizere kakanoma kumvishije urukundo ruruta byose, urukundo rutsinda byose, urukundo rurwana intambara iz'amasasu yananiwe, urukundo runanira rurwana intambara iz'inkota, iz'amacumu, iz'imyambi, urukundo rurwana intambara y'amashoka, igarwana intambara y'amugumi. Urukundo rutsinda byinshi, kubera ko urukundo rwo rumeze nk'isasu rimena antibare. Nta antibare ibaho ikinga urukundo ngo urukundo ngo rubure kugira. Iyo umuvu waje ukajyana urukundo rusigara ruhagaze. Iyo imvura iguye imivu ikatemba, urukundo ntabwo rujya rujegajega. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Urukundo rukata n'ibyuma, urukundo rukata ibintu byose. Nta gikuta urukundo rutamena, nta muryango urukundo rutamena, nta gituza urukundo rutamena. Urukundo ni narwo rutuma abantu benshi cyane bari ku isi. Urukundo tugiye kuruvugaho twabura ibyo turuvugaho. Niyo mpamvu tubabwiye ngo urukundo ni ikintu cya mbere, ni nayo ntwaro abantu twagombye kwitwaza. Urukundo ni intwaro ikurinda ibi byose, kubera ko urukundo rudahari nta kindi kintu twaba dufite. Niyo mpamvu iyo nta rukundo ugira ibintu bikubaho. Reka mbikwereke. Umugabo Pirate yamaze kwirukana umwana mu rugo, yibwira ko ari ikintu akoze ku bw'amabwiriza bamuhaye, abababaye bafite umujinya bakimurakariye, ariko bimaze kumukoraho, bigiye gutuma abura akazi, bigiye gutuma ahura n'ibibazo bikomeye cyane, bitewe n'uko nta rukundo rwiyaranzwe. Iyo agira impuhwe gato nka 1% akavuga ati Nawome reka nta kibazo, reka ngushyire mu nzu yanjye, n'ubundi ndi umuzamu, ndi umukozi, ndare hanze, akagenda akabwira iwabo ati Nawome ari hano, bari kumugororera, bari kumuha ibintu byinshi cyane, bari kumuha ibintu bikomeye cyane, bitewe n'uko yagize urukundo. Umuntu urangwa n'urukundo muri sosiyete arakundwa, ahabwa byinshi cyane, n'Imana imuha umugisha. Niba ushaka gufata ku mugisha y'Imana rero, gira urukundo rumeze nk'urw'uno musore, kuko uno musore yanze gutererana Nawome mu gihe Nawome afite ibibazo bikomeye. Ntabwo aranamusobanurira yuko iyi nda twite Kerema yamuhatirije kuba baryamana. My friend, iyo aba hagati ya Bobo na Kerema harimo urukundo, aka kanya Kerema ntabwo aba yirukanye Bobo nk'imbwa. Niyo mpamvu urukundo ari ikintu cyiza cyane. Iyo aba hagati ya Kerema na dogiteri harimo urukundo, ntabwo dogiteri yakagombye kujya mu bapfumu. Urukundo rurwanya imbaraga z'umwijima zose zikavaho. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi ndumva twavuga byinshi cyane ku rukundo, ariko ntabwo byashobora kuba twavuga urukundo turugire. Impamvu uru rugo rwabuzemo amahoro rwa Pasiteri na Mama Nawome ni ukubera ko nta rukundo rurimo, birukanye umwana. Reka mbabwize ukuri, umuririmbyi yararirimbye ngo mu gihe ubona ko umwuka wera yamaze kuguhunga, ni ukubera ko urukundo rwabonye ko uri kuyoborwa n'umubiri gusa utakirufite, maze umwuka wera akaba yaguhunga.
ntabwo naje kukubwiriza, ahubwo twaje kuba turi mu kiganiro cyacu My Testimony, tugenda tugaragaza ibintu byinshi cyane bigenda binaranga abantu bo muri ino si cyangwa ubuzima tubayemo uko bumeze. Rero iyo ubuzima bwawe bubuzemo urukundo, nta kintu ubayeho nk'umuntu wamaze kwitaba Imana cyangwa amaze gupfa kera, kubera yuko urukundo nirwo rutubeshejeho. N'ikimenyimenyi hagati y'umuntu n'Imana, mbere yuko Yesu azamo habanzamo urukundo, nyuma y'urukundo hakaza umwana w'Imana. Nzinze nimba akantu kumva neza, ariko nuko byifashe. Rero twari turi kuri Nawomi n'umukunzi wiwe. Ni ukuvuga ngo rero tukomeje, uyu pirate ikintu azize ni ukubera ko atarafite urukundo, kandi bigiye gutuma banamwirukana, kandi bikanagenda nabi cyane bitewe n'uko uwo ari umuntu mwiza amaze kwambara umutima w'inyamaswa, bitewe n'uko urukundo rwamaze kumuvamo. Niyo mpamvu mama Nawomi muri kubona yitwara kuriya, kubahuka n'umugabo we akamubwira n'amagambo yishakiye. Nta rukundo rukimuranga hagati yiwe na papa Nawomi, kubera ko urukundo rubaye rugihari bakagombye kuba bafatanya bakareba icyo gukora, umwana bakamugarura mu rugo nta kibazo kibayemo. Ariko kubera yuko urukundo rwamaze kubahunga rwose, bari kuyoborwa n'umubiri, kandi uyu mupasiteri yumvaga ko ayoborwa n'umwuka wera, ariko nawe amaze gusanga ari kuyoborwa n'umubiri kubera ko nta rukundo agifite muri we. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu mama Nawomi nta kindi kintu yakora. Reka aka kantu nkababwire, ubundi ushaka kurakaza inyamaswa uzabireba ufite inkoko, maze ukajya gufata umwana wayo, ku inkoko ihita igira uburakari bukomeye cyane. N'intare rero iyo ugiye gufata umwana wayo ikora ibishoboka byose kugira ngo irinde abana bayo. Inyamaswa yose nimba irinda umwana wayo, utekereza ko umwana w'umuntu watabasha kurinda umwana wiwe? Cyane cyane ku mama rero yakora byinshi cyane kugira ngo umwana wiwe akomeze kugira amahoro n'umutekano, kandi ikindi cyo yakora byinshi cyane kandi bibi byo kurinda umwana wiwe. Niyo mpamvu mama Nawomi nawe rero ari gukora byose kugira ngo umwana wiwe amurinde kandi aba yamugarura mu rugo. Mu gihe rero ku ruhande rumwe umugabo bita Bobo cyangwa umusore bita Bobo yakoze ibintu byari byiza ku ruhande rumwe, ariko uwo yabibwiraga amaze kumuvamo kandi amuvuyemo imbere y'uwo yabeshyiraga cyangwa yataga mu bihano cyangwa mu bibazo, ari we Clement. Yajyaga agenda akabwira ibintu Orunera cyangwa dogiteri, akamubwira yuko Clement atamukunda, ahubwo Clement ashaka kwibanira n'undi mukobwa, maze ni naho byakuriyemo ko n'umugore yahise ashpanga kugira ngo abana na Clement cyane, maze akagenda mu bapfumu kugira ngo afite ubwoba bw'uko Clement yamucika. Nyuma yo kuba akoze ibyo byose rero, amaze kumuha n'urwo rugambo, umugore arabyishe byose kubera yuko yangije urukundo rw'abantu babiri bari bibaniye neza, maze arabateranya. Ariko Clement nimba aza gutekereza nk'umugabo nyamugabo, ntago amagambo yamutandukanya n'umugabo mugenzi wiwe, bitewe n'uko abagore bashobora kuvuga byinshi bakanaba banarenza. Ashobora kuba yatekereza ko yabivuze, cyangwa akamubwira impamvu yuko nawe yakundaga dogiteri, ariyo mpamvu yatwaraga mu magambo, kandi Clement yarafite uwo yateye inda, yarashakaga kuba yabana. Kubera ko uyu mubobo ntago ikintu yakoze ari kibi, n'ubwo uruhande rumwe ari bibi, ntabwo tugiye kubyeza. Ahubwo Bobo icyo we yakoze yari ukurwanira urukundo rwo kugira ngo umwana abashe kuba afite se na nyina bari kumwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi babana, cyangwa akwiyemera kuba yarera umwana yaba agiye kubyara. Nicyo nge mbona Bobo yari ari gukora, nubwo finally birangiye bamwirukanye, banamubwiye ko adakeneye kuzongera kumubona mu buzima bwe no kongera kuvugana ukundi. Ariko burya Clement ntabwo tumuzi ko umwana mubi, ibintu byose akora nk'inda abikorera ku bw'inda yiwe no ku mibereho yiwe. Icyo tuzi neza ni uko azongera kwigarura, maze akongera kuba yabana na Bobo neza mu mahoro. Nubwo bimeze bitya, dore yuko n'umukunzi wiwe arandirijeho nawe nta gipasa, twamaze kubona ko ari igipfu cyapfuye kera, mugani w'abakozi b'Imana ko umuntu apfa ahagaze. Uyu we yanze kwizera ko ubwiza bwe cyangwa urukundo bamubwira ko bakundana ruhari, ahubwo ahita yigendera mu bapfumu, kandi iby'umupfu birirwa n'abapfumu. Bivuze ngo rero akoze ibintu bibiri bibi cyane, cyangwa akoze ikintu kimwe gikubiyemo ibindi byinshi cyane bibi cyane. Kuba yirukanye Nawomi, akaba yanabeshye yuko azi aho Nawomi yagiye, ni irindi kosa akoze. Kuba atandukanyije abasore babiri bakundanye kuva mu buto cyangwa babana mu murimo w'Imana, nubwo bose ari ibinyabyaha, ariko akoze ikintu kibi cyane. Namwe muri kubyumva ko burya umuntu wese waguteranya n'inshuti yawe mwakuranye, ujye umwima amaso, kandi mujye mumenya ko burya niyo yaba ari ukuri kuvuzwe, nta kintu gishobora gucakagombye kuba gituma abana b'Imana bacikamo ibice, sibye Satani ubikora. Ariko mujye muzimutsindisha kwihizera no kwihangana.
Hanyuma rero twinjiye kwa pasiteri, nubwo kare twabakomozaho tuvanga urukundo, mama Nawomi yakomeje kuzana umushiya n'umujinya cyane bitewe n'uko umwana wiwe, ariko ntabwo twamurenganya, nta kindi kintu yakora kugira ngo umwana wiwe abeho, yakemera agatanga n'ubuzima bwe, ariko umwana wiwe akabaho bitewe n'uko niba ufite burandi cyangwa buro, sinzi ko nabivuga, ikintu gikomeye cyane, igihango gikomeye cyane hagati yiwe n'umwana wiwe, dore ko yabanje kumubanana amezi 9, umunsi umwe cyangwa amasaha umwe kugira ngo amusohore, bikamubera urugendo rw'imyaka 100 abaye arushye, kubera yuko burya igise kikurya niyo cyakurya iminota 3, iyo minota 3 yose kikuriye uba wumva kikuriye iminsi 70 cyangwa amajoro 90 cyangwa iminsi cyangwa imyaka myinshi cyane, bitewe n'ukuntu kiryana. Nge ntago mbizi nuko bajya batubwira ko igise kiryana. None utekereza rura rugamba yarwanye ko kugira ngo umwana agere ku isi, urura rugendo amuzana amusunika kugira ngo umwana abashe kuvuka, narwo aruha agaciro, akabona yuko akumubura ari ukwikora mu nda, dore yuko babyaye umwana umwe nk'uw'ingwe nk'uko bajya babivuga. Kandi buriya impamvu ingwe ibyara umwana umwe suko ari umwe ibyara, ahubwo iyo imaze kubyara izindi ziraza zikabica, maze kugira igasigara ona umwe. Niyo mpamvu mujya mwumva ngo ingwe igira umwana umwe, hoya iba yabyaye benshi, ahubwo hakaza nk'ingwe y'ingabo ikabica bose kugira ngo itsindire uwo mugore iyo yabyaye, iyitsindire maze ikaba ikamusigira umwana umwe kugira ngo ibashe kuba yakemera ko iyiba hafi, kugera ko yatangiye kwica. Bivuze ngo rero ubugome bwo kwica no gukanga umuntu ngo nutakora iki turakora ibi ngibi, no mu nyamaswa burya nibyo bibaho cyane, kubera ko iyo intare ibyaye intare y'ingore ntibashe kurinda abana yabyaye bose, hari igihe haza intare y'ingabo ikica babandi ikayisigira umwe kugira ngo ibashe kwigarurira iyo ngore. Nuko biba byifashe mu nyamaswa, ariko umuntu nawe yakora buri kimwe cyose kugira ngo arinde umwana wiwe, kugira ngo umwana wiwe abashe kuba yabona amahoro n'umutekano. Nguko rero mu gihe pasiteri we yamucanze nyuma yuko Pirate aje muri sara akavuga yuko yamuhaye amabwiriza yo ko nawo mu munsi azaza atazamukingurira, none Nawomi akaba yamaze kuba yaje Pirate yanga kumukingurira. Pirate nawe kubwo umunwa wamunaniye ahita ajya kubivuga, maze bimubera bibi. Icyo yatekerezaga kagiye guhemba ahubwo kimuviriyemo kuba yakirukanwa kubera kutamenya uko acunga umunwa cyangwa adacunga n'ibintu. Iteka ryose burya jya umenya ngo ikintu ngiye kuvuga ndakivuga gute, ndakivuga ryari. Iyo akimenya akaba yakingurira Nawomi akabona na mama wiwe, ubu Pirate aba ari umwana wubashywe, none abaye umwana w'ingayi ugiye kwirukanwa atanahembwe cyangwa akazanabipfiramo kubera umujinya mama Nawomi afite. Ashobora kuba yanakica umuntu kuko yamaze kuvuga yuko umwana we nabura arajya amageragere. Icyo yashatse kuvuga ngo nabura arakora buri kimwe cyose kugira ngo umwana we aboneke. Ashobora no kuba n'umugabo we yamunigira mu buriri. Burya abagore ikintu bavuze mujye mucyubaha kandi mugitinye, kubera yuko umugore n'Imana bafitanye umubano wa hafi cyane, bitewe nuko Imana niwe muntu ikoresha kugira ngo ishyire umuntu ku isi cyangwa ireme umuntu, kubera yuko Imana yabumbabumbye umuntu umwe irangije irema umugore kugira ngo umugore ajye yifasha akazi k'Imana korohemo, kugira ngo umuntu abeho ntaba kiva mu gitaka, ahubwo abe ajya aturuka mu nda y'umugore. Ari nayo mpamvu umugore akora buri kimwe cyose kugira ngo arinde urubyaro rwe. Ni nako Imana ikora buri kimwe cyose kugira ngo irinde abana bayo, kubera ko Imana ibaye ari ikintu cyangwa abaye ari umuntu, aba bantu bose wazasanga abantu barasheje ku isi. Satani yaramaze kubarimbura, isi yarabaye umwijima. Ni nansoreje iki kiganiro, reka nkubwire ngo wakoze kubana natwe. Nge yari gasagiye muze Kongomani, kora subscribe kugira ngo tuzabane mu bindi biganiro. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, naho ubutaha. Ciao ciao.